Tuguhaye ikaze mu bibazo by'abantu abakunzi b'imbarutso ya demokarasi bakubajije bitandukanye, bifuza ko hari icyo wabivuga ku bijyanye n'uburezi ndetse n'ubushomeri. Ikibazo cy'ubushomeri, ikibazo cy'uburezi, reka tugifatanye n'icyo mperutse kubona inyandiko mperutse kubona isohoka muri New Times ku itariki ya 14 z'uku kwezi niba nibuka neza, ivuga ko ubu turi gukora mu gihombo. Nuko ibyo ducuruza hanze y'amahanga, ibyo twohereza hanze, ducuruza hanze biri hasi cyane, bigenda binagabanuka. None ibyo dukurayo bikagenda byiyongera, bigatuma ubu ngubu icyo bita commercial balance commerciale yacu dufite igihombo cya 39% ni ibintu byinshi cyane, kandi urumva nta n'intuze hari. Ibyo rero nitubihuza uko kuba ibyo dushyira ku isoko biba bikeya, bigatuma n'ifaranga ryacu ridakenerwa cyane ku isoko, rigata agaciro n'ibyo dukenera twakenera ifaranga ry'amahanga ryinshi ry'idolari rikazamuka. Ibyo byose ni ikibazo cy'ubukungu, noneho bikajyana n'ubushomeri, bikajyana n'uburezi. Ibyo bintu bitatu nitubijyana rero turasanga hari uburyo dushobora kubikemura duhereye ku bihari uyu munsi, kuko kenshi ngiye nkunda kuvuga nyiri mu ishuri niko banyigishaga, bakwigishaga gusesengura nk'uruganda, bakubwira bati ahantu hari weakness ya donc aho bafite intege nkeya, iyo hari intege ya hari na opportunity, hari n'amahirwe. Donc nukuvuga n'ubwo igihugu cyacu kiri mu gihugu kiri mu bihugu by'iterambere, nukuvuga hari byinshi byo gukora. Ubundi twagombye kugira abashomeri kuko hari byinshi byo gukora. Donc nukuvuga ko hari amahirwe yo kugira ngo abantu bacu babone akazi. Ndagira ngo mbijyane mu ngingo zigera kure. Iya mbere nari buri jambo nicyo bita critical thinking. Donc gutekereza ikibazo ukakigaragura mu mpande zose, ukagicurukura ukareba ukavuga uti kiriya kibazo nagihera hehe. Reka nguhe urugero kuri iyi ntebe nicayeho y'amapine. Nari nyuze aho bazicuruza, ndahagarara mbona igitekerezo cyiza, mpita mpagarara njya kubaza uwo muntu, ndamubaza ndashaka kugura izi ntebe, banza umbwire igitekerezo cyakujemo cyo gufata ipine yatwaraga imodoka itagikora ukayihinduramo intebe. Arambwira ati njyewe mbere nahomaga amapine nkanacuruza n'amapine ashaje. Noneho umuntu yaza guhomesha ipine ugasanga kuri ipine imwe ayicayeho. Noneho nza kugera ahantu ya mapine ashaje ngurisha cyangwa guhomesha, isoko riba ryinshi, ugasanga abantu nta bakiriya nkibona. Noneho nge mpitamo aho kugira ngo nkomeze nkora ibyo bintu, isoko ryabaye ryinshi, mpitamo nibuka ko abantu bajyaga baza bagafata ipine bakayicaraho, mpita ntekereza noneho kuyagerekeranya, noneho ngakoramo intebe. Donc urumva wararebye aravuga ati isoko ryo goma amapine ryabaye ryinshi, ibiraka byabaye bikeya, ariko rya pine se nta kindi narikoramo. Ahita atekereza ubwo bari kuruga bakagicaraho, reka ndikoremo intebe. Donc abanyarwanda muri uyu munsi twekwiye gutekereza kuri icyo kintu, donc tugatekereza mu buryo bwagutse. Donc niba wacuruzaga wa mugana w'amapine wayahomaga ukabona undaraje ugatekereza utari amapine ariko nta kindi nayabyazamo, nta undi musaruro nabibyazamo. Umunsi dufite urubyiruko rwinshi rwarangije amashuri, no gatekereza ukavuga ruti abantu benshi usanga biga bavuga bati bahanze amaso leta, kandi leta yacu igihugu cyacu kiracyari mu bihugu by'iterambere. Amafaranga dufite ni make, ntabwo leta ishobora gukoresha urubyiruko rwose rurangiza amashuri. Leta nishobora kurubonera akazi, ariko leta ishobora kuba par exemple, navuga ko ku rugero leta yo ishobora kuba nk'ikisi intermediaire, donc yakunganira urwo rubyiruko mu kubona akazi. Dufata urugero nakunze kubivugaho kenshi. Ubu ngubu ubundi dufashe buri murenge, umurenge ntufite umuntu ushinzwe ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Uwo muntu yagombye kuba azi ati muri umurenge dufitemo urubyiruko rungana gutya, abafite akazi bangana gutya, abadafite akazi kandi wenda bageze mu ishuri bangana gutya, bize ibi n'ibi, noneho n'abatarageze mu ishuri. Noneho akicara agahura n'urwo rubyiruko, akavuga ati rubyiruko twige imishinga ishobora kubafasha. Hano ni umurenge dukeneyemo abantu basudira, dukeneyemo abantu babaza, dukeneyemo abantu bakora salon de coiffure, dukeneyemo abantu bakorera babarira abantu imisoro, dukeneyemo abantu bandikira abantu amabaruwa, dukeneyemo abantu b'imprimira abantu amabaruwa banditse. Urumva mu mirimo yose, amashanyarazi biki byose. Noneho abo bantu niba mu bafite noneho mukavuga bati hari igishoro, tuvuge nk'amashanyarazi. Ndibuka umuntu wigeze kuvuga wo muri banavuga ngo nta nubwo yizi, wo muri Muhanga wakoze urugomero rw'amazi. Hano mu Rwanda dufite ahantu henshi hari amazi. Uwo muntu ashobora gukora urugomero, niba arakoze urugomero ruha abaturage yegereye. Tukaba dufite ikibazo cy'amashanyarazi kuko hari ibibazo byinshi bituma tutaragera kuba abaturage bose babona amashanyarazi. Nk'uwo muntu akavuga ati
hari umuntu w'umuturage numvishije iriya muri Muhanga tuvuga ni umuturage wundi wenda nawe wo muri Muhanga ariko wundi mu murenge kavuga ati reka nje kumureba hano natwe dufite amazi aza ari uburyo twakora urugomero wenda ku buryo abajene dufite bashobora gukora sudiri bagakora inzugi hari abantu se batobaka abantu baba batarimo bubaka kandi bakeneye kubakisha inzugi zikomeye wenda se bakora ibarizo ayo mashanyarazi se hagire n'abandi bayakora abo bakoresha computer wenda bashaka kwandikira abantu amabaruwa cyangwa bashaka kubarira imisoro bazakenera izo computer bazakenera amashanyarazi bakoreshe uwo muriro waho ngaho muri ako gace k'uwo muntu gusa kuri uwo mugezi wabo donc urumva ba exploiter umugezi wabo bafite aho ngaho wa muntu wo muri ntuza muri buringa wabikoze ntabwo ntekereza ko ari umuntu ugeze mu hakazi wabona yarakomeje kwibera umushomeri kandi afite ubwo bumenyi ubundi twagombye kuba uwo muntu bakamufata ubwo atambwira ati turaguha akazi uze wigisha n'urundi rubyiruko rwacu hano utwigishwa ukuntu bakoze wakoze iryo gomero rikabaha amashanyarazi aho ngaho nibura tubona umuriro ushobora gutuma urwo rubyiruko rwacu rufunctiona hano mu murenge wacu uwo muntu n'abandi bakagenda ubwo bumenyi nuko abantu bagomba kugenda bahererekanya ubumenyi kandi bagenda bafashanya kandi mu bintu bidakomeye noneho muterere igishoro gihari ni iki igishoro BDF hakomeje kuba ikibazo cya BDF ikiba kibazo cy'igishoro umurenge ugiye ukavuga uti urubyiruko rwacu bize imishinga hari abantu dufite barangije kwiga muri SFB abantu barongeje kwiga muri SFB bari mu mirenge bavukamo bagati twebwe iyi mishinga turayiga turabona ko kwizabyara inyungu ari abakora Toledo Sudire za Salon de Coiffure iyo mirimo yose bakagenda bakajya none umurenge akora ujya kuba guhagarara muri imbere ya BDF kabwe turubyiruko rwacu dukeneye ko muruha miliyoni 10 izi miliyoni 10 bafite imishinga ingana gutya na gutya bazakorera mu murenge wacu twebwe turabishingiye ni mu bahe izo nguzanyo wa muntu ushinzwe imari n'ubukungu n'ababandi wenda bize ibya contabilité bakaba bakonsilita b'umurenge bakajya babafasha bagahembwa makeya bakagerayo binjiza ariko bagafasha n'abagenzi babo muri ya myuga yindi noneho bakafasha ku buryo y'amafaranga acungwa neza kugira ngo umurenge utazahomba y'amafaranga bagacunga neza bakayakoresha hama bakagira uko bisuza muri BDF bakabona akazi bagakira akazi amafaranga agatangira no kwiga gutangira ubukungu bwacu duhere hasi ibyo bintu kuki tutabigerageza ibyo bintu byakora icyo ni icya kabiri donc gutekereza muri bya bindi bya critical thinking donc gutekereza mu buryo bunyuranye uburyo rwacu rushobora n'uburyo bwagutse muri rusange dushobora kubona akazi noneho ikindi ni ugushyira inyungu rusange imbere ubu ndimo kugira ngo dushake ibisubizo duhereye ku bihari uyu munsi mbere yuko tujya wenda mu bindi by'imbere bizaza urabona ndafata urugero ku bintu bitatu dufite uruganda rw'ibirayi muri Nyabihu uruganda rwatanzweho miliyoni zirenga 780 mu mwaka wa 2016 rukora amezi makeya baravuga ngo imashini bazanye ngo nibidashobora gukora ntabwo ifite ubushobozi bwo gukora ibikenewe sibyo kuki imashini bakigura ni gute idafite ubushobozi bwo gukora ibikenewe ni byabe ni byabona dushira imbere inyungu rusange donc afata amafaranga agahita avuga ati akajya gushaka imashini ya occasion cyangwa icyari butangaho make andagakuta mu mufuka kabyabe ndi wa undi bigeze gutuma imashini zihinga kazana izitsindagira imihanda sibyo ubwo nuko umuntu atashyize imbere inyungu rusange ngo atekereza turura ruganda ruraza gutanga akazi kenshi mu rubyiruko sibyo nukuvuga kwa muntu abuze ikintu cyo gushyira imbere inyungu rusange n'inyungu z'igihugu icyo ni cyambere icya kabiri bwarakeye uruganda bavuga rwabuze ibyo rwabuze isoko ni gute ushobora gukora uruganda rukora ibintu by'ibiribwa abantu barya buri munsi saa sita na nimugoroba ukambwira ngo wabuze isoko urumva ibyo bintu bishoboka se nuko abantu batize neza isoko bwa mbere urabanza ukigiza isoko ryo mu Rwanda warangiza mbere yo kugisoko ryo mu Rwanda urabanza ukavuga ati mbese uruganda rwanjye rurakora produit imezite ibirayi ushobora kubikoramo amafiriti ibirayi ushobora kubironga gusa ukabishyira mu tuntu tumeze cyera babishyiraga mu bintu by'udutete umunsi bashaka kudushyira mu tuntu tw'udufuka dukoze mu migwegwe dukoze butete nka kuri bitete byabaga bimeze deja ubwo butanze akazi n'undi muntu hari yagatangira akabuha iyo mifuka akajya yizana mugashyiramo ibyo birayi bironze mugashyira ku isoko muri za supermarché birayi bironze utagomba kwirwana no guhata ibirayi ufite ibitaka ushobora kubihata bakabigurisha bihasi biri mu mashashi n'ubundi mu masupermarché ukabishyiramo n'ibindi bakabigurisha amafiriti ibindi bakagurisha rifu urumva ikirayi kimwe kivuyemo produit zigeze kuri 5 sibyo ni ukuvuga rero warangiza ukavuga uti isoko ndarikura hehe isoko urarikura ahantu hose banze urebe mu Rwanda abanyarwanda ntibarya ibirayi noneho fata ibihugu duturanye muri Tanzania Burundi ukavuga uti byashaka ukabanza ugafata abantu bakajya kwigwa mu masoko mu byo bihugu ukavuga uti nge nzajya ngemurira aya masoko ibi birayi hano
kumbwira rero ngo twakoze uruganda hamukambwira ngo wabuze isoko ku kiribwa buri munsi abantu barya saa sita nimugoroba bigaragaza kudashyira imbere inyungu rusange. Ntabwo umuntu yicara ngo tekereze ya critical thinking ndimo kuvuga, ntabwo umuntu ayikoresha arica gusa akavuga ati ngewe cyangwa nuko ufite umushahara bampaye akazi ibindi bitagenda ntacyo bimbwiye. Ni ukudashyira imbere inyungu rusange. Ubwo byageze aho bigeraho ejo bundi baravuga ngo uruganda rugiye gukora, ariko uyu munsi ntumbaze uko rumeze. Urwo ruganda rwo rufitiye akamaro urubyiruko rwinshi rwagombaga gukoramo. Rwo rufitiye akamaro urubyiruko rumwe rwagira gufata amafaranga rujya guhinga rukodesha imirima rurahinga ibirayi ruvuga ruti tubonye isoko. Yako byarangiye gute? Uyu munsi ntumbaze. Niyo mpamvu dufite ikibazo cy'abashomeri mu gihugu. Niyo mpamvu kuvuga ngo dufite ibyo tujyana ku isoko bikeya, ndakubwira ko ibyo birayi tutari kubiburira isoko. Ntabwo ngi umuntu ashaka kumbwira ngo yaburiye isoko ibirayi, ntabwo bishoboka. Noneho tujye kuri Kinazi. Kinazi yatangiye 2011. Abantu barahinga, umuyobozi nabonye avuga ati dufite hectare 17 rwose nta kibazo. Bakavuga bati ariko izuba ryavuye tubura umusaruro. Izuba rivarite dufite abana twohereje kujya kwiga muri Israeli ngo biga uburyo Israeli yeza mu butayu hatari imvura bakeza kubera bavomereye n'amazi dufite muri iki gihugu. Abana bakambwira ngo havuye izuba ntabwo dufite abo bana nyanganira nabo bagiye kwiga muri Israeli. Haro tuganira baje nahanga bavuga ngo turabashomeri ukabwira kuki se muri abashomeri ati nta kazi gahari. Akazi kabura gute se kandi uruganda rwa Kinazi ruvuga ngo abo bahinzi abo bana bajyanye iyo technology bagiye kwiganye. Ntabwo numva ukuntu turihira abantu leta igatanga amafaranga abantu bakiga ariko bagaruka ntibabyazwa umusaruro w'ibyo bagiye kwiga. Donc bakaza ku mushomeri. Donc dufite ikibazo cyo kongo imyumbati itera kubera ko izuba ryavuye kandi dufite abantu leta yarihiye amafaranga ngo bajye kwiga uko tugomba kweza n'iyizuba ryaba ryavuye kubera ko dufite imigezi. Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri bati imashini zirashaje. Ntabwo nshobora kubyumva. Ufite uruganda urarukoresheje imyaka 10 irashize. Nabonye muri uruganda rwatangiye 2010 2022 PSF yagombye gushyiramo ngo miliyari na kubidayef yagurishije urwo ruganda miliyari ngo rwo kugura imashini. Guverinoma umwaka ushize yashyizemo miliyari 2. Ubundi ufite uruganda rukaba rukora mu byo ukora usibye ko ayo mafaranga ukoresha y'ubuzima bwa buri munsi mu nyungu kuramo ugomba gutekereza kuvuga uti imashini nkoresha ifite ubuzima ukuntu babibarira abantu bize bya economy n'ikigeno babizi ukuntu bavuga ko atari imashini ubuzima bwayo ni imyaka 5. Niba ari imyaka 5 ikaba yaguzwe miliyari zingahe buri mwaka dufite amafaranga buri kwezi dufite amafaranga tugomba kuzajya tubika make kurya ya myaka 5 izajya gushira dufite amafaranga yo kugura iyo kuyisimbura tugahita tuyisimbura ya yindi wenda ibitarapfa burundu washaka kwekera ku isoko ikagera make yayinjiza. Ariko ntabwo ushobora kumbwira ko tuzashyira ku ruganda leta imashini zasaza leta ikongera gashyiramo amafaranga yo kugura izindi mashini. Rese urwo ruganda rukora gute? Dukore nk'abikorera, dukore nk'abakunda igihugu cyacu, dukore nk'abashyira imbere inyungu rusange z'igihugu. Tanko abantu gukora bashyira mu mifuka niyo mpamvu ntabwo dushobora kuva mu bukene abantu bakora gutyo. Ntabwo dushobora kurangiza ikibazo cy'ubushomeri abantu bakora gutyo. Ntabwo dushobora kuva muri icyo kibazo cyo gukora duhomba kubera ko ibyo tujyana ku isoko ari bikeya dukora gutyo. Nk'imyumba tubundi urwo ruganda rwagombye gukora ntiruhaza isoko ryo mu Rwanda gusa rugahaza n'isoko ryo mu mahanga. Ariko nayumvira ko no hano mu Rwanda hari kakanazo undi kare karyoshye ariko ryo umuntu agashaka akakabura. Tujya ko umuceri ejo bundi ngo abahinzi bo mu Bugarama bafite toni 4,000 isoko ryarabuze baburiye isoko. Hanyuma ejo bundi muri iki cyumweru gishize ubuyobozi bwacu buti twagabanyije umusoro ku muceri uturuka hanze. Yesiri uyu munsi turi mu isi ya globalization ariko hari aho ugera ukumva ko ugomba kurinda abaturage bawe. Tango ugakora ku buryo uwo muceri umuhinzi w'umunyarwanda ubonerwa isoko. Ese nta bantu baburara kubera ko batabonye amafaranga yo kugura umuceri wa Tanzania kubera uhenze kandi dufite Ubugarama itene 4,000 abacuruzi barimo bararira uyu munsi bakubwira bati ya nutagurwa ubu ngubu imvura ikaza kugwa turahomba iraza kusanga aho wanitse duhombi. Abacuruzi abahinzi bakuvuga bati uyu munsi twagombye kwa twamaze kugurisha kugira ngo tube dutangiye kugura ifumbire n'ibindi bikoresho n'ibiki byose.
deja urumva ni igihombo kuko uwo mucera ko hunitse ntacyo urimo kumara. Dufite abaturage bashonje bashoboraga kuba barimo kuwugura kuri makeya baburara, ni nawo abenshi birira buri. kandi uwo muceri iyo ujya kuba wagiye ku isoko, abo bandi nabo amafaranga yabo bari kuba bayabonye. Urabona nko kera bajya bavuga ngo season donc igikawa yabaga yeze, umuntu akumva ko ari bwari bugura kenda gashyashya, ari bugure umwana, ari buhabwa amasakramentu, ubu n'igihe cyo gutanga amasakramentu, umwana bo mugura agakanzu urugire gute. Urumva umuhinzi w'umuceri nawe ni iki gihe yarategereje amafaranga kugira ngo amafaranga yasohore, kuko amafaranga yasohoye akajya kumucuruza, ari ucuruza inkweto, ari ucuruza imyenda, ari ucuruza iki, bose bagenda bose ayo mafaranga ubwo bukungu baburimo bugenda. Ariko niba uwo muceri ugumyaho ejo bundi ukazaba wahombye, bizaba ari ikibazo. Kubera iki? Kubera ko abo bishinzwe we arahembwa umushahara we akaryama agasinzira nta kibazo afite. Ntabwo uwo muhangayiko w'umuhinzi nta kintu bimubwiye. Kubera iki? Inyungu rusange ntaza abantu bashyira imbere. Ntabwo abantu bajya bavuga ngo gukunda igihugu, nabona nk'ibyo ngavuga ni abantu bambwira ngo bakunda igihugu gute. Ubu se hari n'ikindi kintu muri iyo critical thinking, kuki abantu badategereza ngo tavuga bati umuceri ubura gute niba uri muri Bugarama, ese mu burasirazuba nta kibazo kiriyo, ese mu burengerazuba abantu bagaragura ko ni gute umuceri ubura ku isoko. Biriya bintu bashyizeho byo kuvuga ngo iyi koperative ni igomba kugura ibintu byere gute, ibyo bintu biri mu bintu bifunga kandi bihombya. Nibareke habe heko ibintu bya monopole biveho. Yiba hari competition, uriya muntu ugurira mucura bacuruzi bemerewe kugurira mucera akaba atari bo bonyine bahari. Abacuruzi bo mu burasirazuba, bo mu burengerazuba bakaba bemerewe kujya kuzanira muceri. Ikibazo barabahenda reka. Kubera abantu bamwe batanga udufaranga duke bakaza bakabwira umuturage ngo turaguherayo. Umuturage akareba akavuga ati kugira ngo giye ngurisha umuceri kuri aya mafaranga. Ariko leta nikibereyeho igomba kuba umusifuzi, igomba kurebera muri ministeri y'ubucuruzi n'inganda, nicyo babereho no kureba gata bavuga bati umuceri ugomba wa Bugarama ikiro kigomba kugura aya ngaya, umucuruzi agomba umuhinzi agomba guhabwa aya, umucuruzi ujyanye ku isoko bikaba, kandi hakaba koko abantu bakontrola ku ibyo bintu. Sinjyamo mpura na rura ikabifasha umuntu mu ntoki nako Rwanda Revenue bagafata umuntu ntoki ngo icyo kintu ngo icyo gitenge kiguze he, ngo nyereka facture y'icyo gitenge. Niba manuke bagende bajye kureba uwo muturage niba ubabaje uwo muceri uze hano ku isoko. Nso tuvuge ko batabibona. Ikibazo barabibona niba byasohotse mu itangazamakuru, niba mbizi nicare hano iwanjye Remera se ko ntari mu Bugarama, urashaka kumbwira ko abo abafite mu nshingano zabo ntabwo babizi. Barabizi, ariko ikibazo dufite ni kimwe, gushyira imbere inyungu rusange. Nonko w'ikimuhanga awaricara agahembwa, ariko cya kintu kitwa inyungu rusange, igihe tutarashyira inyungu rusange imbere ngo dukunde igihugu cyacu, dushyira inyungu z'igihugu imbere, uwo muntu yicara atekereza ati iki gihombo dufite muri ubu bucuruzi bwo koreza hanze kiravamo gute, kuko mucererega tuwohereje natwe i Burundi, tukohereza Kongo, tukohereza i Bugande. Erega mama natwe ayo mafaranga, ya mafaranga tujyana ku isodo cyaji ya commercial balance navugaga, ya balance commercial navugaga, icyaji hombo twaba turimo tukigabanyamo. Nubwo ari bihugu duturanye twaba turimo kugurishamo, ariko twaba turimo kugurishamo ibyo birayi, twaba turimo kugurishamo uwo muceri wa nakwe iyo fu yinuza ya kinazi twaba turimo kugurishayo. Donc ngaha ibyo bintu singande eshatu gusa mvuze, izo ngande eshatu abazifite mu nshingano zabo bakoze bareba inyungu rusange, hari ibintu byadukemurira byinshi byadukemura icyo kibazo cyo mu bihombo byose byakemura bike, ariko hari icyo byakuraho, ubushomeri bwagabanuka. Donc dushyira imbere inyungu rusange. Donc icyo ni cyakabiri cya mbere, thinking critical thinking. Icya kabiri no gushyira imbere inyungu rusange. Icya gatatu rero no kureba none ikintu cyitwa umushahara. Ejo wundi Perezida Kagame barakimubajije umushahara fatizo, nase muri byo biganiro ejo wundi arahira na mbere yaho biganiro tangaga nasomaga za comment zo ngunda gusoma cyane ngumaje kumenya abantu baratekereza iki. Baravugaga ati mugerageze mudushireho umushahara fatizo. Iyo hariho umushahara fatizo uzwi nta muntu hongera guhenda. Ubu ngubu umuntu ajya kugwa akazi bikaba kumvikana, akaba igihe aguhenze, noneho kubera wowe ubukene ukareba ubukene ufite ukavuga akanagukanyisha atakazi karabuze, ukavuga ati kugira ngo mburare niba mu by'ukorera kuguha icyatanu akaguha igihumbi ugapfa kukemera kubera ko uri kugira. Ariko ko kutagira ibi umushahara fatizo gutuma nako ubukungu bwacu butagenda neza, kuko umuntu akwihera yashatse akakuryamira ugasanga amafaranga guhaye ntica ntikize, nawe ntabwo uri ushobora gukonsoma uko bikwiriye kandi ibiciro biri hejuru. Ugasanga dufite icyo kibazo cy'uko ibiciro biri hejuru, ariko umuntu ayo yinjiza ni makeya, ntabwo bishoboka. Ubundi dukwiye kugira umushahara fatizo
n'ibiciro fatizo icyo gihe bisa n'ibyuzo icyo gihe binatuma umuntu ashobora kureba uburyo bibalansanya noneho ku buryo umuntu ashobora kuvuga ati amafaranga ninjije nayo ashobora gusohora naya ashobora gusevinga naya ngaya kubera ko nyine ubuzigo ariko uyu munsi se wa saving ute uyu munsi uri bugende umuntu aguhe icyatanu we dusanze we no mugira neza afite umutima mwiza nujya kureba unda guha igihumbi nujya kureba unda guha icyabiri kandi arakazi kamukora ariko kubera ko nta mushara fatizo uhari ni ikibazo no kubira nabyo bikwiye kugira ngo nubura tuvugiye nk'abantu bakora akazi ako kibiraka nibura bavuga ati ku kwezi nshobora kuba ninjizaye akabasha kuvuga ati nakwinjiza ya akamenya nuko akora imibare no kuvuga yazasevinga neza azakoresha ariko se yabibara tubungubu uyu munsi ari cyatanu bamuheje bakamuha 1,100 ejo bakamuha 1,000 donc nabyo birakwiye kuba umushahara fatizo point ya nyuma ni yo kugira ngo tuvane urubyiruko rwacu mu bushomeri ibyo bibazo bigiriwe nuko urubyiruko rwacu ruhabwa ubumenyi bwa mbere ndabanza mbwira urubyiruko rwacu rwa kwigira kugira ngo rubone urupapuro ni rwigire kugira ngo rugire icyo rumenya kuko guharanira kuvuga uti ibyo ari byo byose ngewe nzatanga niba ari umukobwa nzatanga ruswa y'igitsina ariko amanota nyabone nta kibazo mbone diplome nta urimo guhima n'ukuri pe kuko nujya mu kazi uzahasanga udagashoboye nutanga inshingano utari kuzuzuza cyangwa se usange ubuza akazi nujya muri competition usanga nyine ntabwo ushobora akazi kubera ntushoboye igisambe baguhaye kubera ko nyine utashoboye kwiga donc urubyiruko rwacu ni rwumva ko ugomba kwigira ubumenyi ntabwo ugomba hari umwana w'umujene nzi anafite n'akazi akora muri biriya bimashini bikora imihanda bigira gute usanga buri gihe ari kuri telefone mbere y'amura ukunda kureba telefone ariko nasanze ntabwo abarimo kureba bya showbiz bya mindi urubyiruko rw'uyu munsi rujyamo ngo nde nande ngo batukanye ngo bari aryo mu byete ngo hari prank ngo hari ibiki ntabwo abiri bya birimo waba barimo kwiga ukuntu bakanisha izo modoka donc iyi technology dufite iyi technology twageze amahirwe ikaba hari mu gihugu cyacu internet ikaba ihari ukaba urageze amahirwe ufite ka smartphone wijyaho kureba ibyo bintu bya showbiz jyaho kureba mu byo wize urebe uburyo wakongera ubumenyi mu byo wize utangira urebe n'ikintu wakora reba nko tuvuge nka technology YouTube ushobora kugenda ukavugana n'umuntu ufite agence ya tourisme urabona ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwashyize imbaraga nyinshi mu bintu bya tourisme sibyo ukagenda ukora umuntu ufite agence mu bintu bya tourisme ukamuguteka twumvikana ngiye gukoresha YouTube yanjye nkore publicité ngendekeraho ahantu nyaburanga hirya no hino dufite shiraho telefone yawe none nkuru ku buryo nzajya namamaza hirya no hino mbwira abantu mujye kureba ahangaha mu telefone umuntu azabajyanayo azaborohereza none mukumvikana kubwira noneho wowe amafaranga abakiriya bazazi wawe ku booking wawe uzajya umpamo pourcentage ingana gutyo ntukoresheje YouTube sakazi wikoreye ntuvuganye n'uwo muntu ntimwumvikanye igishoro cyawe kizaba wenda kugura kamera no kujya gufata tike ukabanza ukajya kureba ahantu ugakora amafoto meza ashimije yandi azatira abantu uzi ko narebye ngasanga nturako twebwe dutanga amafaranga muri Visit Rwanda muri ari amakipe akome tugatanga miliyoni n'amamiliyoni ntabwo tuza mu bihugu bya mbere bya 10 bifite ba mukerarugendo ibihugu bya mbere biza mu bihugu bya mbere bya 10 ni ibihugu nta nubwo binakoresha binatanga amafaranga ngana gutyo we bikoresha za social media bigakoresha za social media batangaza ubwizanyaburanga bwo mu bihugu byabo ba mukerarugendo bakazayo donc twige gukoresha ubwenge bwacu dukoresheje utuntu dutoya duhari tugire gutera ko dushaka twatugerera inyuma aha none navugaga gutekereza gutyo nuko bisaba ko urwa rubyiruko rwacu rwigira kumenya nuko avuga uti ibi bintu nize nkamenya nabibyaza umusaruro kuko ntago tuzarutegereje ko leta ari izaduha akazi kuko leta ntago izashobora kubona amafaranga icyo navuze nuko leta ishobora kuba gutanga garanti yo kugira ngo dushobore kubona amafaranga kuko ndi navuze ngo imirenge yagenda ikaba ari ishobora kuba guhagararira muri BDF ikaguha inguzanyo ariko nibura ukaba ufite ubumenyi bw'abumenyi bwawe ukagira ngo indashishikariza urubyiruko rwacu kubanza kwigira kugira ubumenyi aho kwigira kugira diplome aho kugira ngo uharanire kugira igipapuro ukavuga uti ngiye mfite amafaranga nzayatanga aryo mu giti kudodesha mukajya gushaka umuntu uzagukorera akazi kose k'ishuri nta urimo guhima mu by'ukuri ntabwo rero uzaza ngo wicare ngo urire ngo umushomeri waradodesheje ni waradodesheje rwose kwicara ukavuga ngo umushomeri ujye umenya ko ikibazo ujya kuba utaradodesheje urakuba wenda ubwo bumenyi bwawe Jensi bose ntabwo wadodesheje arafite ubwo bumenyi bafite ikibazo cyo kubona ayo mafaranga yo gutangira n'ahandi ntekereza leta ishobora kubafasha nkuko iyo umunyamahanga aje gushora amafaranga hano mu Rwanda bafite uburyo bagira ibyo bamugabanyiriza bamusonera mu gihe cy'umwaka umwe cy'imyaka 2
urubyiruko rwacu narwo rugomba gusonerwa kuko urubyiruko rukubwira ati ngiye mfite amafaranga rwose nagize amahirwe ndapfundikanya nkora ibiraka nyarumuje nose kumbwira ati rwose nyuri wawe ngiye gukora za Sonatube nkagenda nkagaruka inyota ikanyica inzira ikanyica atari kuko ari cyo nkeneye kugeraho noneho amafaranga yayabona akavuga ati ariko nari nabonye udufaranga none icyo nari ngiye gukora nshanze ninkuramo yo gukodesha bareta banyaka ipatate batabambwira umutekano batabambwira ibishingo ati ngasanga nibura niba ari 600 nari gutangiza ngasanga nibura 250 bigiye muri ibyo ngasanga cya gishoro cyanjye kibaye gitoye ni kuvuga ko ya mirenge navugaga ikwiye kureba gufasha urwo rubyiruko wa muntu rwose ishinzwe ubukungu n'imibare myiza y'abaturage yarakwiye kugera urwo rubyiruko rukamubwira ati nge nari mbonye amafaranga ariko ibi byo kunshira amafaranga n'ibiki byose mube muretse mu migihe cy'amezi 6 mbanze nkore niyubake kapitali yanjye nitangira kwiyongera ari ubwo ntangira gutanga ibyo ndoko nabo bagasonerwa mu gihe bagitangira gukora za business zabo ibi bintu ari kubanza byarakubabaje oya iyo mbona uzi ikintu kimbabaza nta kintu ibihugu byateye imbere biturusha ikintu kimwe biturusha gukunda ibihugu byabo bagashyira imbere inyungu z'ibihugu byabo ntabwo umuntu bamubwira ngo ayobore ikintu ngo amafaranga yishyire mu mufuka bamubwira kuyobora ikintu akarwanira no kuvuga ati gitera imbere donc niyo ari icya leta niyo ari undi muntu umushyizemo umushoramari umubwira ati ncungira hariya akora uko ashoboye kose ku buryo ibintu bitera imbere twebwe rero ikintu kibabaza mu gihugu cyacu ntabwo dushyira imbere ibintu by'inyungu rusange ntabwo dushyira imbere wowe ureba mu mufuka wawe n'icyo winjijemo n'icyo wariye ntabwo umunyarwanda ukuri ruhande gushishikaje ntabwo ushishikajwe no kuvuga utari ku gihugu cyacu kuko kitava mu bukene reka mubwire ibihugu byavuye mu bukene nuko abaturage babyo bashyize hamwe bagakoresha imbaraga zabo n'ubwenge bwabo buri wese agakora asize imbere inyungu rusange z'igihugu inyungu rusange z'umunyagihugu akarizo bashyira imbere ibyo nyine mushinyo afite n'agahinda mfite n'ukubera ko dukennye kandi tutagombaga gukena nta mpamvu nimwe yakagombye gutuma dukena ntayo hano rero hari umuntu wabajije ku bijyanye none n'uburezi ibyinshi bijyanye n'ubushomeri uburyo urubyiruko rwakwiteza imbere uburyo nyine rwafashwa mu kugira ngo narwo rutere imbere rwubake n'igihugu muri rusange ibyinshi binyuzemo hano hari uwitwa Alexis Tunezerwe yabanje aragusuhuza arangije arabaza ati madame akenshi uragira uti uburezi kuri bose kandi bufite ireme mu Rwanda ni ngombwa none wowe waguha ububasha bwo kugira icyo ubuhinduraho ugereranyije n'uko bihagaze uyu munsi ni iki wakora cyangwa uburyo wakoresha ngo bube bwiza kurenza uko bimeze uyu munsi mu buhe no kongera ingengo y'imari nakongera ingengo y'imari mu burezi kugira ngo ibyumba by'abana byongere kurusha uko byarongerewe rwose ariko bigomba kongerwaho kubera ko niba dufite abana benshi kandi bagomba kujya mu ishuri bagomba kugira aho biga no kuvuga ku buryo umwarimu niba usanga afite abana 35 adafite abana 80 sibyo nukongera ahantu abana bigira icya kabiri ni ugukora ku buryo amasomo bahabwa donc tukaba dufite programme imwe atari programme uyu munsi haje ejo bundi muri programme y'uburezi hano buri mwaka haba haje ibintu bishyashya ntabwo ibyo bintu byo hindagurika kutagira ibintu biri hamwe bifashe muri programme y'amashuri ni ikibazo nabyo ni ibyo bintu bihora bidagurika buri munsi wagira ngo ntabwo dufite abantu badutekerereza ibintu bihamye bigumye hamwe ni ikibazo wagira ntabwo tuzi ikindi kumenya abana bacu tukamenya kubatandukanya bari bihugu byatembe bifite uburyo byigisha abana bariga none bakagenda bareba abana babahanga bagashyirwa muri zo za science mu bintu by'ubuganga mu bintu za biology mu bintu byose none abana bafite ubwenge buciriritse buri hagati bakabashyira muri ibyo by'imyuga n'ibiki byose kugira ngo noneho n'ibyo bintu by'imyuga bye gusigara inyuma donc ugasanga abana bagiye baboriyanta bikurikije ubwenge bw'abana bafite noneho umwana akazamuka gutyo mu bintu kame mufite noneho uyu munsi twebwe hano mu Rwanda dukuriye kureba ese mu gihugu cyacu dukeneye iki nk'igihugu kikiri mu nzira y'amajyambere dukeneye iki dukeneye se ko tugira abantu bajya kwiga histoire na geography ku isoko ry'umurimo hano usibye wenda kugira bakeya bazajya kwigisha bazajya kongera kubyigisha mu mashuri ubundi histoire na geography hano isoko ry'umurimo dufite niriye ariko dufite isoko ry'umurimo
rya tekinoloji, dufite rya interinete, abantu bagomba kwiga biriya bya ICT, dufite abantu abarimo bagomba nyine kujya gutanga ubumenyi, dufite ikibazo cy'ubuganga, dufite ikibazo cy'ubuhinzi, barahari ariko bakakubwira ko batabona n'akazi nabo bashoboye kwiga ubwo buhinzi, dufite ikibazo cy'abantu bagomba gukora n'ubushakashatsi, dufite abana nk'abo bana b'abahanga bagombye kuoriente mu bintu byo gukora ubushakashatsi muri ibyo by'ubuhinzi, by'amafumbire, by'imiti. Urabona twagize amahirwe bagira uruganda hano kuvuga ngo tuzajya dukora za laboratoire zo kuzajya dukora imiti, none urabona tuzajya dukoresha. Ese abanyarwanda bazaba bakora mazaba ari bangahe? Kwako ntabo dufite. Ariko uyu munsi Minisiteri y'ubuzima yashyizeho icyitwa 4x4 kugira ngo bongere abaganga bajya muri ibyo bitaro, kuko hari n'ibitaro bimwe na bimwe byagiye byubakwa bishinzwe kurwanya umutima, ariko akaba nta muganga n'umwe uvuze ibitaro. Ndebuka akantu ejo nabonye ahantu ngo umuntu agenda akamara amasaha 5 ataravurwa, agataha ataravurwa. Abantu bambwiye za Gahanga, abantu bambwiye za Yehera bice by'amajyaruguru heje, abantu b'abaganga bagerageze rwose batange serivisi nziza, kuko n'ibyo ngibyo biri mu bituma. Kuko niba umuntu yaje kwivuza, hari igihe kwivuza afite umuherekeje, wari umuherekeje azi ko amuzanye kwa muganga bakamuvura bakarangiza agataha akagira utuntu yikorera. Erega no kumenya na management y'igihe, none uwo muntu yaje umwirije aho ntabwo muvuye, ntacyo ari bukora uwo munsi, umubyizi we urawishe. Erega burya ari ikintu cyo gipfuye mu bukungu, hari ikintu cyo gipfuye, hari ikintu ari gukora cyari kugira icyo giteza imbere urugo rwe, watumye kidakorwa kubera ko utakoze akazi kawe, inshingano zawe ko bikuri. Niyo mpamvu yumvuze vraiment gushyira imbere inyungu z'igihugu, inyungu rusange, abantu bajye babyumva. Inshingano zawe urimo aho wicaye icyo ukora ugikorane n'umutima wawe wose, ugikorera mugenzi wawe w'umunyarwanda, ugikorera igihugu cyawe. Ubu ngubu mu kanya wari uvuze ku burezi ko abanyeshuri bamwe bajyanwa muri siyanse, abandi bakajyanwa muri ibyo bindi mu myuga, mu bintu binyuranye byose. Ariko biri gukorwa. Ese barahabwa ubwo bumenyi? Nyine barajyamo ari benshi. Icyumba kikaba kirimo abantu 80. Mwarimu akakubwira ati sinshobora kwigisha abana 80, ntibishoboka. Mu minota 45 mfite isomo rimwe, ntabwo nshobora kuba ndangije kuzenguruka abana 80, ntibishoboka. Donc naho ngaho tugire la qualité la quantité, donc tugire ubwinshi bw'abana bose ko bajye mu ishuri, ariko tunahe na bwa bumenyi twubaka u Rwanda rw'ejo, kuko u Rwanda rw'ejo ntabwo ushobora kuziteza imbere urubyiruko dufite rutahawe ubumenyi bwo gutuma bashobora kwibeshaho. Donc umwana ntave mu ishuri atekereza ngo leta izamakazi, kuko leta idafite ubushobozi, ahubwo wavuga ati nzihangira umurimo ne, kandi umurimo azawihangira bitewe n'uko wamuhaye ubumenyi butuma agira ya critical thinking. Ari ikindi kibazo yabajije ati se iyo urebye utekereza ko ari iki cyaba gituma abantu benshi biga ariko ngo bikavugwa ko ubushomeri burushaho kwiyongera cyane cyane mu rubyiruko? Ibyo ngibyo maze kubivuga mu kanya, donc dufite icyo kibazo cya critical thinking, donc abantu ntibatekereze mu kintu kimwe, niyo kibazo gihari ku kiguka kigaragara, abantu ntibatekereze. Urabona tuvuge nko kuri za social media, aho abantu bakoma mu mashyi y'u Rwanda rwateye imbere. None ugasanga abantu ukora ko bafite iyo ndirimbo ngo u Rwanda rwateye imbere, bagatekereza ngo kuki turi abashomeri kandi u Rwanda rwarateye imbere. Kandi nibyo, kuko niba ubukungu bwacu, niba ikigo mbarurushamibare kivuga ko ubukungu bwacu bwagiye buzamuka kuva mu mwaka wa 2000 kugeza amagingo aya, ubundi ubwo bukungu bwagombye kugaragarira yuko hari imirimo iboneka, ntitugire ikibazo cy'ubushomeri. Niyo mpamvu rero ku resistoma tugomba kureba ukuri, tukavuga ati se ubwo bukungu nabuzamuka, amafaranga ajya hehe? Amafaranga azajya hehe? Ni ahandi ngaruka nkavuga nti twakagombye kubaka ubukungu bwabo ndi buhera hasi, bya binavugaga bugomba guhera mu murenge wa wundi ushinzwe ubukungu n'imero myiza y'abaturage, akamenya abaturage urubyiruko afite rudafite akazi n'ibiki byose. None kuko iyo twubatse ibikorwa binini cyane, bya bindi abantu baza muri Kigali bagatangarira, inama iyo zibaye tuvuge nk'ubu, ni byiza rwose kuba ari nk'ejo bundi ya Formule izaza mu Rwanda gushaka abantu bazainvestisa, ni ibintu de luxe, ariko abanyarwanda bafite ubushobozi bwo kubikurikira no kuza kubireba ni bangahe? Ese iyo bize ni ikintu gikorwa rimwe mu myaka ingahe, cyangwa rimwe niyo cyaba gikorwa rimwe mu mwaka, kikaza hano mu Rwanda, kizatanga akazi ku bantu bangana iki? Ariko niba jya kubaka ibyo bikorwa remezo abantu bazabona akazi bazabangana iki? Nikizajya kivamo buri mwaka kizaba kingana iki? Mu bintu
donc niyo mpamvu mbavuga noneho reka dukore byabaye kuko n'ubundi ntibisubira inyuma ngende kuvuga duhere ku bihari noneho dushaka uko dukosora niba byabaye ya mafaranga avuyemo nagende nyine ajye gufasha rwa rubyiruko rundi rutabonye akazi mu byaro hirya iyo babona akazi si ngombwa ko abantu baza hano mu mujyi mu byaro byihiri iyo babona akazi imihanda igenda ikorweyo babona uko bazajya bageza ibyo babonye ku isoko cyangwa babone niba nakoze n'urugi amenye uko ashobora kurugeza abona akamoto cyangwa igare rishobora kurucunga urwo rubyiruko rugeza ku mukiriya we ibintu nk'ibyo ngibyo donc ubundi ubukene dufite ni n'amahirwe yacu ntabwo twagombye kugira urubyiruko rw'abashomeri kuko dufite byinshi bigomba gukorwa mu gihugu cyacu igikenewe ni ikizi ni uko dutekereza mu buryo bwagutse dushyize imbere inyungu rusange noneho akaba ariho hashyirwa imbaraga hano hari uwitwa Niyibizi Jean Paul aravuze ati ese muramubaza nkandi ahagarariye iki ko numvaga twamubaza ibimwerekeyeho ko atari umushoramari ubushomeri azabukoraho iki aho yicaye niho azatangira igisubizo cy'ubushomeri ibyo rero ni ya mitekerereze mikeje ndagira ngo mbwire ibitekerezo mu kanya sinatanze urugero mbwire umuntu nti shaka kamera cyangwa ugende uyikodeshe ushake umuntu ufite unoza agence de tourisme mubwire uti ngenge kwamamaza ubukerarugendo bwo mu Rwanda ubwiza nyaburanga bw'igihugu cyacu wowe uzajya umushyiraho na nimero yawe abantu bazajya babokinga iwawe njye uzajya umpa pourcentage ubwo se ni ukugira ngo twige gutekereza no kungurana ibitekerezo ese ibibazo dufite twabisohokamo duti donc ni ibyo abanyarwanda tugomba kugira donc ni icyo kibazo kitubuze cya critical thinking donc umuntu agicara akavuga uriya se aravuga iki wowe tekereza uvuga ati se barebe nama gutekereza njye ntibyampa gutekereza mu bundi buryo ni uburyo bwo kungurana ibitekerezo bwo kuva muri ibi bibazo igihugu cyacu gifite hari uwitwa Ndikumana Blaise aravuga ati ubushomeri ntacyo yabukoraho ngo ibyo ngo biri ku isi hose ahubwo ngo mumbarize uti ntawe niyihe nama watanga ku ireme ry'uburezi kugira ngo burusheho kuba bwiza wabivuzeho naho ngo ubundi ngo kuza ninga gusa ngo ntabwo ari sawa kuko nawe abaye umuyobozi ngo nyine ngo ntiwakora oya si oya ndabisinye mose mpora mbivuga se ntabwo u Rwanda ari paradise ibyo mbavuga nti turebye hariya dukoze kuriya biriya bihindutse ni uburyo bwo kungurana ibitekerezo kuvuga tuti wenda biri ubwo bitigeze bikora kuki tutakora biriya ngo turebe ko uko byakora maze gutanga ibitekerezo bigeza kuri ibingaye byerekana uburyo dushobora guhindura imikorere kandi tukaba byagira icyo bitanga niba ibyo dusanzwe dukora bituma dukomeza kuba mu gihombo kuki tutavuga tutari ko wahindura koko imikorere tukareba niba biriya bitakunda n'uburyo bwo donc abanyarwanda twaguke mu bitekerezo byacu twaguke donc twe kuba twe kwifungirana ahantu hamwe dutekereze mu buryo bwagutse twe kuvugana hamwe ngo sinshaka no kumwumva wese uzabure muri comment bitutse hari abazaza batukana nta nubwo afashe umwanya wo kumva ngo vuga ati si igitekerezo kini kizima kirase cyamfasha iki kirase wenda bire mu gutekereza sabwa ari byo ahubwo nge nabitekereza kuri aho kuza muri iyo sanse araza areba gusa akaza hita tukanaza nabyo bitekerezo donc abanyarwanda twaguke nidukomeza kwifungirana gute iyo critical thinking ntayo dufite kuri ko nyine twihaye kwifungirana mu kantu gatoya ko kumva ko hari abantu mwe batekereza bane ntibatekereza cyangwa kwanga kumva ibitekerezo by'undi donc twarifunze ubwacu abanyarwanda twanga kumva ibitekerezo by'undi tukumva ko ibyacu cyangwa ibyabara nibyo bizima ibyabara ntago dushaka kuzabyumva ntacyo ariko ntawe turimo duhima ni igihugu cyacu tugomba gutekereza twese mu buryo bwagutse kubw'inyungu z'igihugu cyacu abagufata nk'umuntu nenga gusa abo ngabo nuko batakurikiranye neza ibiganiro uvuga hari undi witwa Niyonsaba Fulgence yavuze ati muzamumbariza impamvu ituma abantu ngo basigaye barangiza kaminuza udashobora kuvugana mu cyongereza yizemo ngo kandi imbere ngo umuntu yashoboraga kurangiza P6 ari intyoza mu gifaransa ngo bishoboka bite ko umuntu yabasha ni bya bindi navugaga mu kanya ariko byuko umuntu yigira kugira ngo abone igipapuro aho kwigira kumenya ashobora ko yiga mu cyongereza ariko yigira igipapuro nyine atiga ngo nicyo cyongereza akitoze atiga urwo rurimi yigamo ngo arwige koko arufate akigira kugira ngo abone igipapuro gusa donc niwe ugira kubona igipapuro nta bumenyi uzabona nuko abicyo gihe bigaga bakarangiza nyine bazi igifaransa kandi arangije P6 nuko nyine yigaga yashyizeho umwete yigiraga kumenya ntabwo yigiraga kubona igipapuro yigiraga kumenya ubu rero uyu munsi urubyiruko rwinshi rurashaka kwigira kumenya no mpamvu zari urubyiruko rwigire kumenya aho kwirwigira kubona igipapuro hari n'undi wabajije tuzamumbariza impamvu icyo cyo twamaze kukivugaho ibindi baramaze kubivuga ati yivanga mu bibazo by'urubyiruko ati
ubu ngubu yatekereza ngo none warafunze mu mutwe tujye tumureka abantu bagomba kwaguka mu bitekerezo. hari undi nta zina rye ririho ati hari gahunda yatangijwe yo kwigisha abana ngo bandika bakoresheje ngo projecteur, usanga n'abarimu ngo bayinubira ngo nta bwongo ibafasha, ngo wowe ngo uyibone ute? Ni ikibazo muri education. Hari programme yaje muri biriya bya Rwanda Equip. Rwanda Equip biriya bintu byose ni ibintu bigenda byica ireme ry'uburezi. Donc wagira ngo turimo gukora igerageza, ntabwo ari byiza gukora igerageza ku bana bacu. Iryo gerageza dukora ku bana bacu ntabwo ari byo, kuko usibye n'ubu ngo usigaye ubona n'abantu benshi ni Burayi, usigaye ubona abantu gukoresha computer. Urandi ukoresha computer ukandika wakwandika ikosa igahita ikwereka kuko zikosa, mugahita uyibaza igahita igukosora, ku buryo usanga abantu benshi bamaze kumenyera iyo umubwiye ngo niyicare yandike ibaruwa akoresheje nk'ikaramu usanga bimunanira, ugasanga amagambo amwe yarangije kuyibagirwa kubera ko computer niyo ikora mu mwanya we. Ibyo bintu rero nkatwe turi mu gihugu kiri mu nzira y'amajyambere, ntabwo ibyo bintu dukwiriye kubikora. Ntabwo dukwiriye gufata za mashini ngo barizo zikora mu mwanya w'umwana, kuko urifa ko umwana wacu w'umunyarwanda abanza gutyaza ubwonko bwe bukamenyera gukora, bukamenyera gutekereza, imashini ikazamutekerereza nyuma. Ati ibigo byitwa ko ari ibya leta uburezi buri hasi cyane, kuko umwana ngo uhiga naho yahurira n'uwiga muri prive, kandi ngo nta mwana w'umuyobozi guhera kuri gitifu akagari ngo ajya kwiga muri abo banyeshuri bo hasi. Ngo se ngo ubuvugizi bwaba ari ubuhe ngo kugira ngo n'abarimu bigisha ngo muri prive bajye kwigisha muri ayo mashuri yandi? Ntabwo ikibazo cy'uko abarimu bigisha mu mashuri ya leta badafite ubumenyi nk'ubwo abarimu bigisha mu mashuri prive. Ahubwo ikinyuranyo ni ikihe? Muri prive waravuga ati imyanya mfite ni 30, ntabwo ashobora kuyirenza ngo avuge ngo ni 60. Donc ntafata abanyeshuri barenze ubushobozi bw'ikigo cye. Ariko leta yo kubera ko ivuga iti nyafite inshingano kugira ngo abana bose bige, baragenda ugasanga umwarimu afite abana 80. Ntabwo rero umwarimu ikibazo ari uko afite iyo umwarimu muri leta na prive batandukaniye, nuko muri leta afite abana benshi barenze ubushobozi bwe, uwo muri prive afite abana nyine bangana n'ubushobozi bwe. Donc naho ngaho ikibazo kiri. Ayo mpamvu vuga nti hakwiriye kongerwa ingengo y'imari mu burezi kugira ngo abana bacu bahabwe ubumenyi. Donc umwarimu ashobore kwigisha abana bangana nabo n'ubushobozi bwe. Donc abana 80 umwarimu wese arakubwira ati ntabwo, kandi koko birumvikana ntabwo abana 80 benshi ntabwo umwarimu ashobora kubakurikirana, ntibishoboka. Nyemerera dusoreze kuri iki cy'uyu muvandimwe. Ndari ikibazo tambaje kandi umva naragisomye. Umuntu wavuze ko dufite umwenda uri hejuru, kandi nibyo koko dufite umwenda uri hejuru kuri ugereranyije n'umusaruro mbumbe. Nibyo ni inguzanyo. Inguzanyo dufite inguzanyo nyine 6%. Nibyo nyine navugaga mu kanya kashize. Donc iyo nguzanyo nibije tuyishyire mu bikorwa bya bindi bitabibyarira urubyiruko inyungu. Donc mu mishinga indi fasha urubyiruko kubona imirimo, kandi imirimo ihoraho, atari bya biraka. Atari bya biraka bizabaho hari basket baje gukina, atari bya biraka bizabaho ari uko baje gukina football. Tuvuge ngo muri basket sinabonye leta yaragombye gutanga amafaranga amatike ku rubyiruko cyane. Donc reba leta iriya stade yarubatswe, hanyuma leta igombye gutanga amafaranga kugira ngo urubyiruko rugeyo. Gusa urumva ubwo turimo twubaka ubukungu n'amabisi ni kuse ajya kubatora. Imbwira icyo kintu abantu bavuga bati ngabiro kunda kuninga cyangwa iki kira kintu nacyo kimara ntacyo kima. Donc amafaranga leta yashyize kugira muri urwo rubyiruko ngo iyaguze amatike, iyo ivuga iti urubyiruko rwo muri uyu murenge amafaranga turabahaye mutangire mukore umushinga ibabyarira inyungu. Ariko turacyari kubibakundisha, murabakundisha iki? Ntabyo bari bazi ikizi. None se ko n'ubutaha ureka ngubwire n'ubutaha nibigaruka rwa rubyiruko ko rudafite akazi ngo ruzabone tike ruzajya bugute leta sizahuri bishyurira kugira ngo nyine bagende babikunda. Ntabwo ari kubyanga ikibazo. Niba bikunda badafite aho bakora amafaranga yo kuzagura amatike bizagenda gute? Uzahora ubaha amafaranga se? Igihe kizagera babayabona amafaranga bazayakura hese nyine. Niyo mpamvu ngende mu kuvuga rero tugomba guhera hasi. Nuko ya matike yo kugira ngo banze njya kubakundisha basketball nk'abane bishyurira amatike, nabanza amafaranga yo kubagurira amatike, kabanza nk'abakangabwira nti wowe ufite umushinga wabuze ubwishingizi muri BDF, none ngewe amafaranga ndaguhaye kora umushinga wawe. Wa muntu ushinzwe ubukungu n'imari akagendana nawe akareba wa mushinga urimo uratera imbere, unana kumuha amafaranga utyo gusuka agenda
azakoresha nabi. Uzasanga umuhaye amafaranga ngo ajye aho kujya kugura tondeze yo kugira ngo yogoshe yakubwiye ngo azakora salon de coiffure, usanje kugura tondeze yahise ajya kugura smartphone, kandi smartphone yo kuzayigura nibura amaze gukora amezi 6. Noneho nyuma y'imyaka 2 akajya noneho akajya gura tike akajya kuri basketball, ariko yabanje kugira. Donc nge naho ndi kuvuga tubanze duhere twubaka ubukungu bwose, urwo rubyiruko rwacu turarukundisha basketball, turiha amatike umwaka umwe imyaka nese turiha amatike, tubanze turufasha amafaranga yo kubaha amatike yo kujya muri basket tuyabaha, ahubwo babanze bakora umushinga ubyara inyungu. Noneho nyuma y'imyaka 2 tubabwira tuti warakoze, noneho ushobora kwidagadura, ushobora kujya kureba basketball. Uyu nguyu witwa Leonidas, akora bambwiye ngo turarangije. Leonidas reka tumusorezeho, yagize ati ni yihe mpamvu yihishe inyuma ireme ry'uburezi riri hasi, aho bivugwa ko ngo abakire ngo bahunga uburezi bwo mu Rwanda bakajyana abana babo kwiga mu bihugu byo hanze. Hari ikintu ingaruka zabyo ko hazaza nizi. Donc ikibazo dufite leta icyo igomba gukora ni ugushyira imbaraga mu burezi, ku buryo n'abana bize mu mashuri ya leta nabo ubwo bumenyi babugira, kuko turakeneye kubaka ubukungu busaranganyijwe kuri bose. Ni kimwe mu bintu banke y'isi mu maraporo mu Rwanda bahora barega twebwe nk'u Rwanda, bavuga bati ubukungu bwanyu ntabwo ari inclusive, donc ntabwo burimo ntabwo bushyiramo bose, ubukungu bwanyu buri mu bantu bake, donc ntabwo urubakirwa ukanubakira ku bantu bake. Ntabwo rebye bishobora kuvana igihugu mu bukene, ntabwo bishoboka. Tuzahura mu myenda, tuzahura mu biki, kubera ko nyine babandi bakire bafite amafaranga barajyana abana babo bige bagira ubumenyi baze, bwa bukungu bwubakire kuri bantu bakeya. Ariko leta nishyira amafaranga menshi mu mashuri yayo, ku buryo n'abana bizo mu mashuri ya leta bazagira ubumenyi butuma bashobora kwihangira umurimo bagakora. Icyo gihe turimo kubaka ubukungu rusange bw'igihugu, nuko tuzubaka ubukungu bw'igihugu tukavana igihugu cyacu mu bukene. Ntabwo tuzavana igihugu cyacu mu bukene igihe ubukungu bw'igihugu cyacu butasaranganyijwe hose. Niba ubukungu buzamuka nibigaragarire mu gukora mu kugira ngo haboneke imirimo, kandi kugira ngo imirimo iboneke navuze uburyo bishobora kuboneka. Ndumva twasoreza aho ngaho. Ubwo umuntu utasubijwe wenda hazabaho ikindi gihe, kuko ni byinshi twabinyuzemo kandi hari byinshi wasobanuye na mbere yuko tunagera no ku bibazo byinshi wagiye ubinyuramo mbere y'igihe. Sinzi niba wenda hari icyo tutakubajije kandi wumvaga ukeneye kuvugaho. Ndumva nabibuze. Donc abantu batekereze kuri critical thinking, batekereze gushyira imbere inyungu rusange, dutekereze ikintu cy'umushahara fatizo, dutekereze ikintu ibyo ngibyo ni bishobora kudufasha nibura gukemura ibibazo dufite uyu munsi, ariko dutegura ejo hazaza. Dutekereze ku kintu kijyanye no gutanga uburezi bufite ireme, duha urubyiruko rwacu ubumenyi kugira ngo bazashobore kwibeshaho badategereje leta, ahubwo babeshejweho n'ubumenyi bahawe. Dushimiye abantu bose bakurikiye iki kiganiro, nawe tugushimira ku mutaho utanga mu biganiro tugirana buri munsi, dufasha no gutuma abantu bongera gutekereza kuri ibi bintu, kuko hari igihe bisa nkaho byaryamye byasinziriye. Ariko mpamya ko nk'iyo bivuzeho hari abantu bikangura, nubwo hari abaza bagatukana muri comment turabibona, ariko hari nabo byubaka. Reka tugushimire, wakoze cyane. Okay, murakoze namwe. Ubwo naho ubutaha. Murakoze. Iyi ni Imbarutso ya Demokarasi.